Nguhaye ikaze wowe udukurikiye bwa mbere kuri uyu murongo. Ni umurongo uzajya ubagezaho inkuru zitandukanye zo mu buzima kandi zifite byinshi zitwigisha. Usibye inkuru kandi tuzajya tunabagezaho imigani nyarwanda n'iyo mu mahanga ndetse n'izindi nkuru zitangaje ariko zifite isomo zatwigisha mu buzima, bityo tukarushaho kubaho ndetse no kubana neza. Mbahaye ikaze rero mu nkuru yacu ya mbere kuri chaîne yacu yitwa Ubuzima mu Nkuru. Kera habayeho umukecuru, uyu mukecuru akiturira hirya aho mu cyaro. Akaba yarabanaga mu nzu ye n'inzoka ndetse n'inyoni. Iyo nyoni ikaba yarateraga, gusa buri uko yateraga amagi inzoka yarazaga ikayarya yose ikayamara. Inyoni yagezeho irarambirwa maze ifata icyemezo cyo kujya gushaka ubufasha kwa wa mukecuru kugira ngo ya nzoka idakomeza kwirira amagi. Nuko aho inyoni imaze kurambirirwa ifata inzira yerekeza kwa wa mukecuru maze iramubwira iti: ibyago ntabwo biza byonyine kandi amahoro niyo yonyine atuma abantu baturana neza. Ndifuza ko wagenda ukambwirira inzoka ikarekeraho kundira amagi. Wa mukecuru yashubije ya nyoni agira ati: mbese n'icyo umuntu aza gukora mu makimbirane ari hagati y'inzoka n'inyoni? Ibyo ntabwo bindeba, ijya gushaka undi wagufasha. Inyoni yabonye idafashijwe n'uwo mukecuru maze ifata inzira yerekeza iwabo wa mbeba. Yasanze imbeba iri kwigira neza isokoza ubwanwa bwayo maze inyoni itangira kwibwira ikigenza igira iti: ndifuza ko wajya kureba uriya mukecuru maze ukamubwirira akajya kubwira inzoka ikarekeraho kundira amagi, kuko buri uko nteye amagi iraza ikayarya yose. Imbeba yateze amatwi ibyo inyoni ibwira maze irangije irayisubiza iti: urabizi neza ko mbaho nihishe mu nzu y'uyu mukecuru, kumbona gato bingana no gupfa kwanjye. None ni gute najya kureba uwo mukecuru umubwira ngo najye kuvugisha inzoka? Jya kureba undi ugufasha, kuko ibyo ntabwo ngewe bindeba. Inyoni nayo irayisubiza iti: okay, niba ari uko bimeze, gusa menya ko icyago kitagenda cyonyine. Inyoni ntiyarekeye aho ndetse ntiyanacitse intege, ahubwo ahise noneho ijya gushaka ubufasha ku gitagangurirwa. Maze irakibwira iti: ndakwinginze gitagangurirwa, jya kumbwirira uriya mukecuru nawe abwira inzoka irekeraho kundira amagi, kuko buri gihe uko nyateye irayarya. Igitagangurirwa kiriyamira kiti: njyewe inzu zose nubatse mu ijoro uyu mukecuru arazisenye yabyutse, ntabwo rero nshobora kujya kumukubwirira uko byagenda kose, jya gushakira ahandi. Inyoni yahise ijya kureba imbwa irayibwira iti: wa mbwa we, twese tuba muri uru rugo, ndifuza ko wambwirira uriya mukecuru akihanangiriza inzoka ikarekeraho kundira amagi, kuko icyago ntabwo kiza cyonyine. Imbwa nayo isubiza inyoni iti: njyewe inshingano zanjye ni ugucunga umutekano w'inzu y'uyu mukecuru ijoro ryose, ariko iyo ibiryo bihiye njye byasigajwe n'abana be gusa. Iki kibazo rero ntabwo kindeba, jya gushaka undi wagufasha. Inyoni yahise ijya kureba indogobe irayibwira iti: wa ndogobe we, ndifuza ko wajya kumbwirira uriya mukecuru ngo abwire inzoka ireke kurya amagi yanjye, kuko uzi neza ko ibyago bitajya biza byonyine, amahoro kandi niyo atuma abaturanyi baturana neza. Indogobe yasubije inyoni iti: uzi ko uriya mukecuru anyikoreza imitwaro iremereye kandi akanyuruka inyuma ankubitisha inkoni ye. None se indogobe nkanjye irajya gukora iki mu makimbirane ari hagati y'inyoni n'inzoka? Genda ubwira undi, sinamwegera kuko ntabwo ankunda, ni umwanzi wanjye. Inyoni yahise ijya kureba inkoko, maze inkoko nayo yisubiza yibwira iti: yewe uriya mukecuru azindurwa n'ururimi rwanjye ndirimba mu gitondo, ariko iyo yagize umushyitsi ategeka ko banyica akanzimanira abashyitsi be. Ni umwanzi wanjye, sinshobora kujyayo ngo mpangane ku kibazo kiri hagati y'inzoka n'inyoni. Ibyo ntibindeba, genda ubwira undi. Inyoni iriyamirira iti: none se nuko bimeze? Ariko ibyago ntibiza ari kimwe kandi amahoro niyo atuma duturana neza. Nabwiye buri wese ngo amfashe kubuza inzoka kurya amagi yanjye, ariko mwese mumbwira ko bitabareba, ngereka njye kureba intama. Inyoni ibwira intama iti: ndifuza ko wajya kureba wa mukecuru ngo ambwirire inzoka ireke kurya amagi yanjye, kuko buri gihe ntera amagi ikayarya, kandi uzi neza ko ibyago bitajya biza ari kimwe. Intama isubiza inyoni iti: uriya mukecuru rwose anyitaho neza, nkabyibuha, anyororera mu mbuga ye kugeza mbaye mukuru, nyamara iyo habaye umunsi mukuru ategeka ko bamfata bakanyica. Umwiryane rero uri hagati y'umuntu, inyoni n'inzoka ntabwo ndeba, genda ubwira undi. Inyoni yarigendeye ijya gushaka noneho ikibiriti. Igarutse iravuga iti: ubu noneho navuze rwose nananiwe, uwo nagerageje gutuma wese yabyangaga,
ubu ngiye gukora icyo mbona gikwiye. Inyoni yahise ifata ikibiriti iragicana maze ishyira umuriro mu nzu ya wa mukecuru. Umukecuru, igitagangurirwa, imbeba byose bipfira mu muriro. Indogobe yari yagiye gutabaza igarutse nayo irashya. Nayo intama yo yarabazwe igirwa amafunguro y'abaje kuzimya umuriro no kongera kubaka ya nzu. Hanyuma inyoni ihamagara abari aho bose irababwira iti, nari mbyiteguye, niyo mpamvu natumaga buri wese ngo abwire umukecuru abuze inzoka kurya amagi yanjye. Ariko buri muntu yansubizaga ko amakimbirane ari hagati y'inzoka n'inyoni atamureba. None nimurebe ingaruka zabyo. Amahoro yonyine niyo atuma abaturanyi baturana neza. Icyago ni cyiza cyonyine. Inkuru yacu rero igeze ku musozo, ariko hari amasomo twakura kuri iyi nkuru. Isomo rya mbere ni uko ibibazo by'undi bishobora kukureba nawe. Nta kibazo na kimwe kidakwiye kukureba, cyane cyane iyo kibangamiye umuturanyi cyangwa mugenzi wawe. Isomo rya kabiri, kutita ku makimbirane y'abandi bishobora kugira ingaruka kuri buri wese. Inyoni yashakaga ko abantu bose bayifasha gukumira ikibazo kitarakomera. Bose barabyirengagije, ikibazo kirakura gisiga gihitanye benshi. Iyo abantu badafatanyije gukemura ibibazo, birakura bigatwara byinshi kuruta uko babitekerezaga. Isomo rya gatatu twakura muri iyi nkuru, gutererana mugenzi wawe bishobora kongera ibyago. Buri wese yagombaga gufasha inyoni kuvugana na mukecuru, ariko guhitamo kwishyira ku ruhande kwatumye amaherezo bose bababara. Guterana inkunga n'ubufatanye ni ingenzi. Gutererana mugenzi wawe bishobora kugarukira. Isomo rya kane, uburyo bubi bwo gukemura ibibazo burushaho kubyongera. Inyoni yarakariye bose ikoresha umuriro, birangira hatembye amaraso ndetse bamwe bararimbuka. Kwihorera cyangwa gukemura ibibazo mu buryo bw'ubugome ntibitanga umuti, byongera ibibazo. Hanyuma dusoza twababwira ko amahoro n'ubufatanye ari byo bituma abantu baturana neza. Iyo buri wese yirengagije ibyago by'undi, amaherezo bihinduka ibyago bya bose. Nsoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabifuriza guturana mu mahoro.